Yeah, mwite captain cyangwa se Deyylo aka selector aka umwana baburiye inzuzi kiriya sauce nyama y'igisimba ncombanye uburemba nagarutse muri za move zanze ye. Okay, we mwite captain n'ubundi nk'ibisanzwe cyangwa se umwite Deyylo, umwite umwana baburiye inzuzi kiriya sauce nyama y'igisimba ncombanye. Ubwo rero murabizi neza ko njyewe muri Deyylo entertainment nta bintu byo kwicwa n'irungu wese ngo kubera iki ngo wapi. Nicyo kintu njyewe n'ubundi Deyylo Foundation ni umuryango mugari ufatiye ku myidagaduro. Ni byinshi cyane kabisa, nago Deyylo Foundation, Deyylo Entertainment byose ni ibintu bimwe kabisa, ni umuryango mugari bro. Niyo mpamvu witwa Deyylo Entertainment, Deyylo Foundation, ni ibintu byose byubakiwe hamwe. Utazaza ubone ngo ni umuryango mugari bro, ni mugari nago. Niyo mpamvu rero every day, every time, every week, every year, every month, man, nta bintu byo kwicwa n'irunga ngaha muri uyu muryango turi kubaka tugira ngo ukure ube done, ube nka big energy man. Ube nka big energy man. Abantu bari muri big energy, salute man. Big energy, hands up man. Ubwo rero nanjye shaka kugira ngo umuryango mani turakiyubaka, ariko natwe dukeneye izindi energy, dukeneye izindi energy za danje kugira ngo uwo muryango natwe ube wakura bro, ube wakura ugira aho uva naho ugana. Twe kubona ngo ese ngo mani ngo big energy mani ngo n'abantu barenze bro. Iyo bararenze kubera ko babikoreye. So big energy njyewe n'abana natangiye kuba listening nkiri umpeti wa danje bro. Ariko nkavuga ni abakobwa Imana bararenze kuko ibintu n'ibintu bakora. Man, bundi umuntu najya akora jya mu respecting bro, aba yakoze yafashe umwanya wiwe akawuhereza iki, akawuha umwanya bro. Nago ni nka big energy bro. Ni umuryango mugari wubatse izina mu Rwanda ndetse na East Africa muri rusange. Tujye tubona ibiganiro akorana n'aba content creator batandukanye nka we Bogari, umvaga ko nawe yarafite akantu k'akabazo mu kuntu, ariko akigerayo byaje gukunda. Ejo nabonaga nawe yakoze n'agashoka ngo niba ngo ni igikoko niko yiyita, ariko niba bamwemera bose yari babona ko ari igikoko ni na byiza, ariko yigize igikoko biranamuhira. Twabonye n'ikindi kiganiro nawe yagiranye n'undi musore nawe witwa niba ari Rwiziringa, nawe ari kuvuga ko nawe inzara ni yose. Ariko this moment umuryango mugari wa Deyylo Foundation, Deyylo Entertainment, man, dushaka ube big energy bro, ugire imbaraga za danje, ugire kwiye kuwumva tubona usirikira gusa ntacyo umaze, nta n'icyo ukora bro. Tuhereze imbaraga za danje ubundi turebe ngo ese uyu muryango ubundi umariye iki abanyarwanda. Mbere yuko mushaka ko uyu muryango ukura, mubanze muhereze energy bro. Muhe imbaraga, mube hafi, mu supporting, ubundi murebe ngo uyu muryango bro ndabizi uzakora n'ibintu bya danje mutari mwariteze kubona. Ariko ubundi ngira attention ivuga ngo
never give up man, never give up man, never give up man, never give up man, never give up man. Ubwo rero buri muntu wese uri kumva Deyylo Entertainment, Deyylo Foundation, utuba hafi ushaka ko uyu muryango uba ugira imbaraga za danje ukagira n'akamaro abanyarwanda, man, follow me. Ubundi tugomeza tuvuga ngo never give up man, never give up man, dusubiramo inshuro 3 ubundi turebe ibintu tuzatwikorera ahangaha muri Deyylo Foundation, Deyylo Entertainment. Uwo ni umuryango dushaka kuba mugari cyane 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 na cyane kabisa. Ushaka kuba mugari cyane ukagera kuri cyane kandi ukagirira akamaro abanyarwanda, kuko n'umundi dushaka ko guhera i Rwanda, bene kanyarwanda bundi erega twese tuvuka hamwe mwa abanyarwanda, turi bene kanyarwanda, Rwanda rwa Gihanga. Ubwo rero banyarwanda, abanyarwandakazi, Abanyafurika dutuye uyu mugabane, ibintu ni ibyacu, tubigira ibyacu. Rero turebe ngo izi inegi bro, izi inegi duzihereze uyu muryango muto ariko ukeneye kuba big, ukeneye kugira indi level uzaho, man, tuhereje izindi mbaraga. Niki wabyara uyu muryango? Kandi namwe ndakeka ko muzabyibonera kuko n'ubundi ibikorwa byo birivugira muri Deyylo Foundation. Dufite abana bari talented, dufite everything we have man, everything you have man. Icyo nababwira cyo mwebwe mudushyigikire, mudufashe, mudukomeze, mutube hafi. Ubwo rero gahunda yari nuko every time, every day, every week, every month, every year, every period, man, turahari ku bwanyu. Ikintu nababwira cyo ya siroga yacu yitwa never give up, never give up man, never give up man, never give up. Dusubiramo inshuro 3 ubundi ibintu Imana izadusiga amavuta mwa bantu. Imana igomba kudusiga amavuta tubivuga ngo never give up, never give up, never give up, never give up man. Ubwo rero ibyo bintu dushaka ko dukora umuryango wacu ukaba mugari byadanje birenze kuba mugari bro, ugasiraundinga, ukaba dominate ahantu hose, tukagira n'abandi bantu bawujoininga bro. atari ngo duhere i Rwanda ariko n'ubundi turi bene kanyarwanda, ariko tugire n'izindi nshuti z'i Rwanda, z'abanyarwanda zishaka kujoininga Deyylo Foundation, men, ni karibu. Nta mahoro muri uyu muryango mushyashya mugari dushaka kubona ubundi uba mugari cyane. Nikaze ariko no mu gihe tutaragira tugomba kubahereza everything you need for lazman entertainment. Ni muri Deyylo Foundation n'abanyempano dufite
tuzabibahereza kabisa tuvuga ngo never give up, never give up man, never give up man, never give up. Inshuro enye Imana idusiga gikotoro kabisa, ibintu bikomeza kugenda neza fresh.